aka kanya ibintu byo kumfatirana ngo uzabimamagara mu rayidi gusa jamais de la vie ndabihakanye kira man ndabihakanye nawe mitsutsu nkubwire ushaka kunyiba projet yanjye yanuza ya what is love series mitsutsu wanjye gerawe nkwiyame nanarakaye ibintu byo kuza kumfatirana muri projet zanjye ndaguhakaniye mitsutsu nkutaye yahuzo wacyanawe wavuye ikibunge ejo bundi ibintu byo kumfatirana n'amafaranga n'igiceri cya 50 maye gushaka kumfatirana. Hey guys, niyo mungu wanyudira nk'ibisanzwe right now njye nababwiye ati ntabwo nzambatengo buri munsi bang after bang buri munsi kabisa gusa murabizi neza ntago nacomokana guys niyo mungu wanyudira nk'ibisanzwe ewana tubanza kwamamaza mbere kugira ibindi bintu dukora. Dufite umutumirwa bamwita Simiyoni, niba ari Simiyoni niba ari Simeo I don't know gusa bamwita Simeo no marketer mushya oya ntabwo ari mushyashya musanga muzi muri banga zacu ariko right now azaba ari muri Isobe series. Guys ino filime cyakoze ndayibashishikarize muzayirebe 100%. Filime nziza mbibutsa social platforms dukoreraho The Latif on YouTube, The Latif on TikTok, The Latif on X, The La Official One on Instagram. Dushowing kuri iki bikorwa byacu ushaka kumvugisha haba ibitekerezo cyangwa inyuganizi ushaka ko guduza kubigwa dukora wahamagara 079 20 53 787 nimero zanjye za Dela ni njyewe niyo mutanazi mu bimenye njye nabyo vanga umuntu ngo yanguriye channel bya bindi ngo Yago TV show ngo ni ya Knowless na Kerema hoya Dela TV show ni yanjye ku giti cyanjye ni njyewe uvugisha kugira ngire ibintu byinshi nkurabura na magambo menshi mfite reka mbazire umutumirwa wanyu amwita Simeo musanzwe muzi muri banga zacu ngwira ku munsi wa mbere ntabwo mwamuzi izina jiwe ariko muratungurwa ni mumubona ariko niwe bita Simeo you handsome wowe simbizi ni wari handsome wawe I don't know gusa ni handsome wawe ni umukunda mwangu ariko no mwakiteri mwiza don't miss guys on Dela TV show. Guys nkuko nawe babwiye nge ntabwo njya mbatindira pe ikintu mukinziho right now Simeo on Babalao Papa Mukobwa on amazina ye ni menshi. Simeo meze bite by G? Meze neza urebye. Welcome kuri televiziyo ya Dela TV show. Murakoze cyane. Meze neza ntacyo. Ibwira abakunzi bacu. Guys nk'ibisanzwe ni Simeo muranzi cyane kuri Dela TV show. Dusanzwe dukorana muri banga nyinshi zitandukanye ariko uyu munsi naje nk'umutumirwa mu kiganiro cyiwe. Oya vuga ati uyu munsi naje dufite projet cyashya tugomba gomba z'abanyarwanda ni projet cyashya ni projet cyashya dufitanye ariko iyo projet nta yindi ni ibintu tubafitiye ni byinshi tubafitiye tugomba kubereka. Babwira ati why now aka kanya hashtag ni Isobe series niyo hashtag kabisa. Birumvikana nawe nyine ari kubyivugira ni Isobe ni filime tushaka kubahereza bita Isobe series tugomba kuyibereka vuba bidatinze Simeo igomba dukubita tubangura aka kanya bari bakuze nk'umakteri mwiza ewana nta komantere imwe ndakira ngushimira ura makteri mwiza urakitinga fresh nta komantere nimwe mbi ikuvugaho guhera mu kwezi kwa like twatangiye mu kwezi kwa gatatu guhera mu kwezi kwa gatatu kugeza ubu ngubu nta komantere nimwe ndakira mbi ikuvugaho urusanzwe rw'umakteri mwiza wakitinga neza right now ku bintu bose bakuziho niki wabwira abakunzi ba Dela TV show aka kanya niki biteze Isobe series ni filime usanzwe urayizi niwe munyanama wanjye aka kanya ubite nuko wayibonye bite nuko uyibona niki wabwira abantu batarayireba bataragira amahirwe yo kuba babona uburyo yanditse niki wababwira? Icyo nababwira rero
ni byiza cyane, nibakurikirane iriya channel Dela TV show, bayikurikirane kuko iriya filimi izaba yatinze neza cyane birenze uko muzi ibindi biyiri. Ongeramo ko harimo ibyamamare guys cyane. Reka mbaye ishuri y'ibanga, hari abantu mutari mazi mu bibanga ariko harimo umuntu bita Ngaru azaba yirimo, harimo umuntu bita Kanji Chris muramuzi muri Smart Guys TV man, asanzwe akora ibintu byiza. Kanji Chris azaba arimo, so undi muvugera oya ntacyo nushaka kubihorere, abo barahagije, abandi bazagenda bababona. Reka mbabwire umuntu umwe uzaba uyirimo, harimo umuntu bita Mishu muramuzi, akora kwa Kiramani. Umuntu bita Mishu niba mumuzi azaba yirimo, ari mafia wa danje. Guys don't miss rero ku tariki 2 nge ntabwo njya negwa, ndabizi ko icyo gihe nzabahereza episode ya mbere cyangwa tuyitunganye tuyeditinge birenze uko twari tubaha boro ukuntu zeditinze. Shooting izahera ku cyumweru. Ku bafana bacu rero, ku bantu basanzwe badukurikira, basanzwe bakurikira ibikorwa byacu, ku bitekerezo cyangwa inyuganizi mugomba kuduhereza, mugomba kumvugisha, watwandikira kuri Dela Official 1 on Instagram, Facebook Dela yonyine, X Dela TV show, X Dela TV byonyine, ukamvugisha on TikTok Dela TV, ukamvugisha kuri nimero WhatsApp no kuri call nta kibazo 09 20 53 87. Ibintu byo kumbwira ngo Dela ndagukunda hoya pe, akagana ntago ntajya muri gahunda yo mu nkundo. Ujya umpamagara umbwira ko ibikorwa byanjye ari byiza ku mafaranga, kuba diaspora. Aisha wowe ndakuzi, ujya ukunda kundemera n'umuntu bita Mishu, ndagukunda mwana, ejo bundi warandemeye mamaye nyavugera hoya ntago nayavuga. Ejo bundi warandemeye kuri Mishu uri muri Kenya, n'umuntu bita Gabriela uri muri Tanzania. Ejo bundi warandemeye, warakoze, Imana iguha umugisha. Ukuntu wifuza kundemera momo pay yanjye 06 karindwi okay sorry 06 karindwi 06. Ukuntu mujya mukunda kundemera cyane, Imana izabaho umugisha cyane cyane. Ndashimira Mishu, ngashimira Gabriela, ngashimira Aisha, man muri abantu banjye ba hafi mukunda kundemera. Imana izabaho umugisha, amafaranga yanyu ndayabona pe, Imana izabaho umugisha. Ibyo tubyihorere, ndagize ko aho no munkurikira hose murahazi, twacyari kumwe n'igihungu cyanyu Makayabu Simeo. Nanjye ndabaye kabisa Simeo barabure ya mwabyumvishe rero. Iyi ni filimi igiye kugaragara nyine vuba aha ngaha bidatinze, bayita Isobe ku tariki 2 zo kwa 10. Ntago ziri kera, episode 8 icyarimwe, barabizi ntago ziri kera. Urumva nebyire nyir'ubwite arabyivugiye cyane, ariko nyine natwe tumuri imbere nyine nk'abatera nkunga bibe tugomba kumushyigikira cyane, kugira ngo nitwe rubyiruko rw'ejo hazaza, nitwe tugomba kuzamura. Nitwe Kiramani w'ejo bundi. Ujye uvugaho, umva Kiramani wowe uri inshuti yanjye urabizi, dusangira kura yidi gusa urabizi, ntabwo uramamagara mu bikorwa byawe. Kiramani nkurabure nanarakaye. Kiramani umva nkubwire Kira, ino video ndaza kuyikoherereza, ntukajya umfatira na kura yidi gusa ko ndi umusiramu mugenzi wawe ngo ngenge umuceri nzajya nkwihahira. Kano kanya nanarakaye Kira, aka kanya nkeneye kumamagara muri Big Mind, ukamamagara muri My Heart. Aka kanya ibintu byo kumfatirana ngo uzabimamagara mu rayidi gusa, jamais de la vie ndabihakanye Kiramani, ndabihakanye. Nemi tusunkubwire ushaka kunyiba projet yanjye yanuza ya What is Love series. Mitsutsu wanjye gerawe nkwiyame nanarakaye. Ibintu byo kuza kumfatirana muri projet zanjye ndaguhakaniye Mitsutsu nkutaye yahuzo wacyanawe.
wavuye ikibunga ejo bundi ibintu byo kumfatirana n'amafaranga n'igiceri cya 50 maye ngushaka kumfatirana umva Mitsutsu ndarara izina ry'Imana Mitsu na gahunda y'ifite yo kuza yo kukuvugisha mu kiganiro ariko ndarakaye ndabyibutse ejo bundi mwira projet ya White is Love series urabyibuka kuntu byagenze twahuriye Dekeza Mitsutsu uburyo wambwiye ngo ushaka kumfatirana ibiki n'ibiki Mitsutsu nawe uragera usigaye ugira views 1000 mu masaha 28 abana bato turi kuzamuka tukugoyinga na Vairo Mitsutsu tuza uciringe wacyana we kikibunguje ejo bundi wari umumotari ntukajye uzimfatiraho ndakurabuye n'ikindi gihe ujye umfata nk'umapukame ko ndacyaza nkufite ibikorwa byinshi wangetura we Mitsutsu urabizi uragira ngo amabanga yawe se ndayizi uburyo wirukanye cameraman wawe ndamuzi asigaye akurusha views urabizi Sampo TV iri imbere cyane tuse waramwirukanye ushaka kumwogesha ibyombo Mitsutsu amakuru yose tuba tuyazi unyitondere Mitsu ibintu byo kunyakira inbox umbwira ngo dera n'ibiki kandi arakaye Mitsu none gahunda nifite ukagana nifite umutumirwa ariko ndarakaye What is Love series iri kugoinga Vairo ica kuri channel bita M Magic TV ni filime nziza mugende muyirebe n'indi filime iri guca kuri MTV show bayita Housekeeper ni filime nziza mugende muyirebe urumva murebe projet Mitsutsu arashaka kunyiba ni filime nziza ya high school nziza cyane kabisa mugende muyikunda harimo bakteri beza harimo Musinga harimo Isimbi harimo Dela muzambona boro filime nziza cyane kabisa nziza cyane muzayikunde mugezwe kuyikunda ni Isobe series nayo mukeneye kuyikunda hari ikintu cye kimbabaza mwana njewe ndacyari kuzamuka ndacyari umwapukami mfite ibitekerezo byise mu mutwe wanjye mfite projet nyinshi ndi kwandika Mitsutsu wangegera wacyana kikibungo waje ejo wundi wari umumotari wangegeraho mwiyame n'ikiri ntuzongere niba udashaka ko dufatanya ukunda ibikorwa byanjye n'ingakunda ibyawe n'ikindi gihe ntuzongere wanjye turawe ntuzongere Mitsutsu twarahuye Dekeza urabizi nongera kumenyera byose ndabivuga naritegeye mvuye i Kanombe urabizi nta mafaranga wanguriye byere byinda zime za Mitsingi ntabwo nazirengeje ni 8 niba nibeshye niba atari 100 ngaye wishyuye umva nkubwire Mitsu iyi ni gasopo ya nyuma reka nkora ibikorwa byanjye niturize guys nibaraguje sometimes umujinyo ujyuzamo abantu bashaka kudutsikamira n'iki ariko ndakura buyahuri hose nkwiyambe twikomereze Simeo yes dukomeza tunasoza n'iki bro urabizi wowe uri umushuti wanjye usanga tuziranye ibikorwa byanjye ubizi n'iki washishikariza abafana ba Dela TV show n'iki bashishikarize nk'ibintu urabizi byose ububizi uko wayibonye urabizi baraburi iyi filimi rero ngiye narayikunze nkimara kubona imyandikire yayo nanjye nkaba nabashishikariza kuyikunda cyane by'umwihariko mukora subscribe mu gifaransa babyita s'abonner mukora subscribe kuri Dela TV show mukayikurikirana kuva ku ntangiriro kugera ku mwisho wayo rwose ni filimi nziza ongera irimo amafaranga ntagarega ibintu biba byiza bitashoweho amafaranga bro kabisa ibintu biba byiza wanabishoyeho bisaba ngo rero bitewe n'ibyamamare byinshi bizaba birimo muzayikurikirane muyikunde muze muyisharinga ku bandi bataramumenya abashe kumenyekana agere hejuru nyine twagoing vibe ubwo rero bavandimwe bacu ndabinginze rwose ndabizi ko musanzwe mudukunda ariko by'umwihariko iyi filimi ndayibashishikarije kuyikunda
muzatangira kwibona ku itariki 2 z'ukwa 10 don't miss byonyine byonyine kuko ni filime nziza ni filime nziza nyine namatsiko muhishiwe byinshi nta muntu ugomba kuba yacikwa bihorere ngiye ikintu nabwiye umva mote ewe amatsiko menshi guys ciao ciao it's Dela again ni Dela wanyu nibisanzwe tubafite ibikorwa byinshi don't miss bye I love you guys.